Buri gihugu cyose ku isi kigira ibintu by'umwihariko wacyo, haba mu muco, amateka, imiterere yacyo, imiyoborere n'ibindi binyuranye. Gusa igihugu cy'Ubushinwa ni igihugu gifite byinshi bikirimo bitangaza buri munyamahanga wese uhageze, igihugu cyose yaba akomokamo. Ibidasanzwe ku gihugu cy'Ubushinwa ni byinshi cyane, ariko turagaruka bimwe muri byo muri iyi nkuru yacu. Icya mbere, umuntu umwe mu baturage 5 batuye isi ni Umushinwa. Ubushinwa nicyo gihugu gituwe n'abantu benshi ku isi, ku buryo abaturage b'iki gihugu bonyine bagize 1/5 cy'abatuye isi yose. Iki gihugu gifite abaturage basaga miliyari 1 na miliyoni 500 mu isi yose, mu gihe isi yose ituwe n'abasaga miliyari 8. Kugira ngo byumvikane neza, Ubushinwa bwonyine burusha abaturage umugabane wa Afurika wose, kuko butuwe n'abaturage basaga miliyari 1 na miliyoni 500 uteranyije abaturage b'ibihugu byose bibugize. Icya kabiri, igihano cy'urupfu mu Bushinwa gihabwa abantu bangana n'inshuro 4 z'abagihabwa ahandi hose mu bihugu byose byo ku isi ubishyize hamwe. Igihugu cy'Ubushinwa kigendera ku mahame ya gikomunisiti aha agaciro cyane ibya rubanda. Ibyaha byinshi bifatwa nk'ubugambanyi no kwanga abaturage b'Ubushinwa, ku buryo nka ruswa ifatwa nko gushaka kugirira nabi abaturage bose b'Ubushinwa. Ibi bituma iki gihugu gihana nta mbabazi abanyabyaha. Abahabwa igihano cy'urupfu buri mwaka bakaba babarirwa inshuro 4 z'abagihabwa ahandi hose ku isi uhateranyije. Kugira ngo wumve uburemere bw'igihano gitangwa mu Bushinwa, menya ko nk'umunyeshuri ufashwa kopera mu ishuri ashobora gukatirwa imyaka 7 y'igifungo. Umucuruzi unyereza imisoro cyangwa se agakora ubucuruzi bwe mu buryo bwa fraude ahita ahanishwa igihano cyo kwicwa nta yandi mananiza, kuko bifatwa nk'aho aba ashaka kugambanira Abashinwa bose agamije kwangiza igihugu cyabo no kugisubiza inyuma. Icya gatatu, Ubushinwa nicyo gihugu gifite abaturage bakize cyane kurusha abandi bose bo ku isi. Ubushinwa ni igihugu cya kabiri gikize ku isi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kikaba icya mbere gikize urebeye ku mibereho ya buri muturage n'impuzandengo y'ubutunzi afite. Nicyo gihugu cya mbere cyohereza mu mahanga ibintu byinshi kandi no mu bihugu by'ingeri zose. Mu mwaka wa 2014 Ubushinwa bwari bwigaranzuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushyira kurusha ibindi bihugu byose byo ku isi. Ubushakashatsi bugaragaza ko abatunze amamiliyari y'amafaranga akoreshwa mu Bushinwa bagera ku 190, n'abasaga miliyoni 2 bo bakaba batunze amamiliyoni. Ifaranga ryo mu Bushinwa ni nk'amafaranga 130 yabaze mu Manyarwanda. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko buri munsi wa 5 mu Bushinwa haboneka umuherwe mushya utunze abarwa muri miliyari bitewe n'izamuka ridasanzwe ry'ubukungu ry'Ubushinwa. Icya kane, mu murwa mukuru w'Ubushinwa iyo ufite akamoto kawe uba ushobora kurya amafaranga menshi y'abatunze imodoka. Nubwo i Beijing mu Bushinwa hashyizweho uburyo bwinshi bwo kugabanya umuvundo w'imodoka ndetse n'imihanda yaho ikaba ari minini bidasanzwe, bijya bibaho ko kenshi haboneka umuvundo bitewe n'uko abatwaye imodoka baba ari benshi cyane. Hari abasore babigize umwuga mu mujyi wa Beijing baganiriye n'ikinyamakuru Ukwezi, bahamya ko baba bagenda ari 2 ku tumoto twabo duto cyane ko muri uyu mujyi moto nini zitwara abagenzi zitahaba, hanyuma bakagenda bahabwa akazi n'abatwaye imodoka barembejwe n'umuvundo. Utwaye imodoka yihuta ajya ku kazi cyangwa se mu yindi gahunda, ahakaza abo basore 2, umwe akamutwara ku kamoto akamugeza aho ajya ku kazi, hanyuma undi akamuzanira imodoka kugeza yigejeje ku kazi akayiha nyirayo. Icya gatandatu, hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 40 z'abasore mwaka wa 2020 ntabwo bashoboraga kubona abagore. Uburyo bwo kugabanya imbyaro mu Bushinwa bwatumye hirindwa imbyaro zingana na miliyoni 400 kuva mu mwaka wa 1970, nk'uko byatangajwe n'ubushakashatsi bwakozwe na Leta y'Ubushinwa. Ababyeyi benshi bahitagamo kubyara umwana umwe w'umuhungu, bityo usamye inda y'umukobwa agahita ayikuramo agategereza ko azabyara umuhungu. Mu mwaka wa 2014 ubushakashatsi bwagaragaje ko buri mwaka inda z'abakobwa zigera kuri miliyoni 1 zikurwamo n'ababyeyi baba bashaka kwibyarira umwana umwe w'umuhungu. Ibi byatumye igihugu cy'Ubushinwa kigira umubare munini w'abagabo, ku buryo ubushakashatsi bwagaragaje ko mu mwaka wa 2020 abasore bagera kuri miliyoni 30 ndetse cyangwa se 40 bagejeje igihe cyo gushaka batashoboraga kubona abagore keretse bagiye gushakira mu bindi bihugu. Icya karindwi, abakobwa b'Abashinwakazi ni abahanga kuruta abahungu, ku buryo abahungu bafatirwa ku manota make. Ubushakashatsi n'imibare y'abatsinda ibizamini mu Bushinwa yagaragaza ko umubare munini w'abakobwa aribo batsinda cyane ugereranyije n'abahungu. Ibyo bigatuma nko muri kaminuza abahungu bafatirwa ku manota make
kugira ngo babashe kubona imyanya iba yihariwe n'abakobwa cyane. Mu mwaka wa 2011 mu mujyi wa Beijing, abakobwa benshi bakoze imyigaragambyo mu mahoro basaba ko abahungu batajya bafatirwa ku manota make nk'uko bikorwa, ko buri wese akwiye guhabwa umwanya muri kaminuza hashingiye ku manota hatitaye ku gitsina. Icya munani, nta muherwe ufungwa mu Bushinwa. Igifungo cye ashaka kubaha amafaranga akakimwegurira. Mu gihugu cy'Ubushinwa igihano cy'urupfu nicyo gihabwa uwagikatiwe, ariko igihano cy'igifungo wemerewe gushaka umuntu ukeneye amafaranga menshi akemera gufunga mu mwanya wawe, hanyuma ukamuha akayabo azidagaduriramo arangije igihano cye cyari cyawe, cyangwa se akabikora agamije gukiza umuryango we. Gusa icyo gihe iyo uri umuherwe ugashaka kuwufunga mu mwanya wawe, unatanga amafaranga atari make kuri leta nk'ihazabu izatuma utazirara ngo wongere kugwa muri icyo cyaha. Icya 9, ubunani bw'Abashinwa ni iminsi 15 kandi biba ari ikiruhuko ku bakozi. Mu gihe mu bindi bihugu tariki ya 1 Mutarama buri mwaka ariwo munsi rukumbi wizihizwamo itangira ry'umwaka, mu Bushinwa ho bizihiza itangira ry'umwaka mu gihe cy'iminsi 15 yose. Gusa muri iki gihugu indi minsi mikuru yizihizwa ku isi mwishingiye ku myemerere y'amadini ntihabwa agaciro ndetse n'inazo. Abantu baba bari mu kazi kabo nk'ibisanzwe. Icya 10, mu Bushinwa hari aho izuba rirasa saa 4 za mu gitondo. Nubwo igihugu cy'Ubushinwa ari kinini cyane, mu gihugu hose hakoreshwa igihe ngengamasaha kimwe. Mu gihe cyo hambere Ubushinwa bwagiraga ibihe ngengamasaha bigera kuri 5, ariko mu mwaka wa 1949 ishyaka rya gikomunisite ryashyizeho itegeko ryo gushyira igihe ngengamasaha kimwe hagendeye ku isaha yo mu murwa mukuru Beijing. Ibi bituma hari ibice by'Ubushinwa bigera nka saa 12 za mu gitondo bikiri nijoro, izuba rikaza kurasa bigeze nka saa 4 za mu gitondo. Icya 11, Ubushinwa bworoye ingurube nyinshi cyane kandi abaturage bazirya ku buryo budasanzwe. Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere ku isi cyoroye ingurube nyinshi, ku buryo 1/2 cy'ingurube ziri ku isi yose ziherereye mu Bushinwa. Abashinwa kandi barya inyama ziri tungo mu buryo budasanzwe, ku buryo impuzandengo igaragaza ko byibuze buri munsi mu Bushinwa hari bw'ingurube zingana n'ibihumbi 170. Icya 12, mu basirikare benshi Ubushinwa bufite harimo inuma ibihumbi 10. Mu mwaka wa 2011 nibwo byatahuwe ko mu gisirikare cy'Ubushinwa harimo ishami ridasanzwe rigizwe n'inuma ibihumbi 10. Izi nyoni ngo zifite uburyo zatojwe gukorana bya hafi n'abasirikare, kandi nazo zikaberwa mu basirikare barinda iki gihugu cy'igihangange. Uburyo inuma zitanga amakuru byihuse zikanamenyesha abandi basirikare ahari umwanzi wabo ugiye kugira nabi Ubushinwa, namwe mu mabanga akomeye atuma Ubushinwa buba igihugu gifite umutekano utajegajega. Icya 13, mu Bushinwa hari ikigo gishinzwe kuvura ababaye imbata yo gukoresha internet. Ubushinwa kimwe n'ibindi bihugu byinshi ku isi bufite urubyiruko rwatwawe umutima no gukoresha ikoranabuhanga bya internet. Ibi ariko mu Bushinwa ho bigirwa akarusho kuko telefoni igezweho smartphone yagizwe ishingiro ry'ubuzima bwose bw'Abashinwa, cyane cyane nko mu mijyi ya Shanghai, Beijing na Changchun ndetse n'ahandi. Kuva mu mwaka wa 2004 mu mujyi wa Beijing hashyizwe ikigo gifasha abantu cyane cyane urubyiruko babaye imbata y'ikoreshwa rya internet. Abantu ibihumbi baba bari muri iki kigo bafashwa n'inzobere kugira ngo babashe kwigobotora ingoyi zo guhora bumva ubuzima bwabo bwose ari ukwibera ku ikoranabuhanga rijyanye n'igihe isi igezemo hakoreshejwe ihuzanzira benshi bita murandasi cyangwa internet mu ndimi z'amahanga. Icya 14, ibagirwa ibya Facebook, WhatsApp, Twitter, Google. Abashinwa ubuzima bwabo bwubakiye kuri WeChat, mu gihe ahandi henshi ku isi batwaye n'imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google na Gmail n'izindi. Mu Bushinwa ho izi ntizemewe. Nunajyayo uturutse hanze y'Ubushinwa bizagusaba ko uzagera muri iki gihugu wabanje gushyiraho muri telefone yawe cyangwa se muri mudasobwa yawe uburyo bw'ikoranabuhanga, application bwa VPN cyangwa ubundi bikora kimwe, bugufasha kwemererwa gufungura imbuga zibujijwe mu gihugu runaka. Mu Bushinwa bakoresha imbuga nkoranyambaga zabo zihariye, ariko urw'agahebuzo nshaka kugarukaho ni urwitwa WeChat. Uri no hanze y'Ubushinwa ushobora gukoresha WeChat mu guhamagara, kwandikirana no kohereza amafoto cyangwa se amashusho, ariko iyo ugeze mu Bushinwa usanga ubuzima bw'Abashinwa bushingiye kuri WeChat. Iyo Umushinwa atubitse umutwe muri telefoni arimo kwandikirana n'inshuti cyangwa abavandimwe, aba arimo kugura cyangwa se kwishyura akoresheje WeChat, cyangwa se nanone akaba arimo kureba inzira ngo amenye aho agiye. WeChat mu Bushinwa ihuzwa na banki, ukajya ushyiramo ukajya uyishyura ibintu byose kandi ahantu hose.
Mu maduka manini n'amato birashoboka ko umuntu uri mu Bushinwa yahagura ibintu byose akishyura akoresheje WeChat, akishyura itike y'urugendo rwa gari ya moshi cyangwa se imodoka, akishyura muri resitora cyangwa se mu kabari. Ibyo wakenera byose ufite WeChat, si ngombwa ko uba ufite amafaranga cash. Mu Bushinwa kandi bafite izindi mbuga nkoranyambaga ibyo ziriya zibujijwe zisanzwe zikora. Bivuga ko ibyabo bifite umwihariko wabo, bikagira ikoranabuhanga n'igenzura rikomeye bituma amakuru y'abakoresha ziriya mbuga zitandukanye zikoreshwa mu Bushinwa bigoye ko umuntu yakwinjirirwa n'ubonetse wese, nk'uko bikunda kuvugwa kuri ziriya mbuga twavuzeho haruguru zikoreshwa mu bindi bihugu. Urugero ni nka Baidu ikoreshwa nk'uko bakoresha ahandi Google. Icya 15, Abashinwa ni abakozi badasanzwe mu bwubatsi, ho barihariye cyane. Muri kamere yabo Abashinwa iyo babona mu kazi kabo ka buri munsi ubona bakorana umurava udasanzwe, ndetse hari n'abicwa n'indwara zituruka ku munaniro no gukora cyane. Mu mahame y'ishyaka rya gikomuniste mu Bushinwa, umwana atozwa kuva akiri muto ko agomba kwitangira igihugu, byaba ngombwa akaba yanagipfira, ariko agaharanira inyungu z'abamukomokaho n'igihugu cye muri rusange. Mu bijyanye n'ubwubatsi Abashinwa baratangaje cyane. Mu mwaka wa 2014 ubushakashatsi bwagaragaje ko mu myaka 3 gusa Ubushinwa bwakoresheje sima iruta iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoresheje mu myaka 100 yose. Ibi bishimangira uburyo inyubako z'ibikorwa remezo n'imiturirwa byubakwa mu Bushinwa umunsi ku wundi nta handi wabisanga ku isi. Ubushakashatsi kandi bwakozwe mu mwaka wa 2015 bwagaragaje ko buri mwaka hari Abashinwa babarirwa mu 600 bapfa kubera impamvu zifite aho zihuriye no gukora cyane, haba mu gukora amasaha y'umurengera ndetse no gukorana imbaraga nyinshi cyane. Na hano mu Rwanda umwubatsi wakoranye n'Abashinwa azakubwira ko yabangamiwe n'uburyo bakoraho cyane, ariko kandi akungukira mu kumenyera gukora byinshi mu gihe gito no kudacika intege utararangiza ibyo ugomba gukora byose. Ngibyo 2015 twagarutseho bidasanzwe ku gihugu cy'Ubushinwa. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, kandi like, wandike comment, ukore na share, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.